Ayo datowe. Joseph akuri kwirukanka wahagira byagenze gute? Yewe, nawe basakuma imwe zingiro kandi ngiye muri Mineva dore nakerewe. Ngo Mineva se niki kandi? Ntumbwira ko Mineva utayizi kandi bamubongeje. Nayo nzi pe. Mineva ni Ministère de l'Evangelisation dushinzwe kwamamaza ubutumwa bw'Imana hano hose, hano campus, hanze ya campus ndetse no kwisose bikunze turohereza. Mwaba maze iyi minsi yose mubongere nkaba narenze iyo ministeri. Umva waracitswe no kuri kw'Imana niba utanayizi. Iyo ministeri se ko numva nyikunze cyane. Ahubwo burikira tujyana. None ntabwo byashoboka nari mfite izindi gahunda. Ahubwo wambwira aho ikorera n'igihe ikora. Undi munsi nkazaboneka. Umva ikora ku kane saa 11 kujya saa 11:40 dukora ku gisima cya kabiri hagati ya hostel ya mbere n'iya kabiri uve kuri hostel z'abasore. Nukuri rwose ni ikaze uzaze turakwakiriye. Ndinde wo kuhabura kwa kane w'igitahara. Umva Mineva Ivanjiri yogere hose. Mineva n'abatayizi bayimenye. Mineva Yesu ni yamamare. Umugoroba mwiza amahoro y'Imana nabane nawe mwese mudema kurikira amakuru n'inyigisho n'ibiganiro bya Mineva. Saa 2 ziruzuye neza uyu munsi ni kuwa gatanu. Radio na televiziyo ijwi rya Mutagatifu ku bufatanye na Rent Today tubahaye ikaze mu makuru y'uyu munsi kuri mikoro ndiro na Nshimimana mfatanyije na mugenzi wanjye Manishimwe Saderine. Dore ingingo z'ingenzi amakuru yacagiye kwibandaho. Kominote Katolika yaragijwe Mutagatifu Anani wa Padua mu byishimo byinshi cyane irashimira abakristo bose bitanze mu gikorwa cyo gusura abarwayi Gahini. Abungeri basoje ubutumwa no muri campus ya Rukara ubwo hanze hakomeje kuba hanze. Cyagembwe benshi bibwira ko aricyo gikomeye cyane kigiye kurangira. Minisita wa Menakei aratubwira uko ubutumwa buhagaze mu bungeri. Mu bwitangira bukomeye cyane urugendo rw'isenderezwa muri fawe rurakomeje kandi ruri kugenda neza. Nyuma y'incamake ku mwiherero wabaye tariki 20 Mata 2024 tubafitiye bavuga ni mujye kure turaje tuyarambure. Beru dasumba we karame dansira we ko mbona wirukanka urajyaera yewe rega ariko rwa ku masayansi zindi kujya muri minisharite se n'ibiki yego ni ministeri y'ibikorwa by'urukundo ariko nyine ibikorwa by'urukundo dukora no gufasha ikoraniro gutegura isengesho ribera ndetse n'uvuga dukora n'ibindi bikorwa by'urukundo bigiye bitandukanye. Naboneka n'ubansige yego birumvikana ntago nagusiga maze none n'abandi nabo zabazane dukoresha imbaraga zacu tukiri batoya kuko gukora uruhoraho no kwiteganyiriza nuko di murakoze cyane ibikorwa by'urukundo niyo ntego dukomeyeho ibyacu byose tubikore mu rukundo. Ku itariki 28 z'ukwa kane 2024 saa 8 n'igice abakristo babarizwa muri kominote yisunze Mutagatifu Anani wa Padua berekeje Gahini mu gikorwa cyo gusura abarwayi. Nyuma y'icyo gikorwa twegereye umugaragu w'iyo kominote atubwira kamuri ku mutima. Ku gikorwa cyo gusura abarwayi Gahini ni igikorwa cyateguwe igihe kinini cyane, navuga ngo byadufasha igihembwe cyose, kimwe nuko byari no mu bitekerezo bakuru bacu basize badushishikarije gukora ko tuhasura abarwayi i Gahini. Ni igikorwa navuga ngo gifite ishusho yasigaye mu bantu, ishusho ishimishije bitewe nuko twahagurutse. Ntabwo twari umubare mwinshi uhambaye, ariko uko twagiye kose umubare twajyanye wose wari uhagarariye kominote yose nyirizina. Tugiye kubara nk'umubare w'abarwayi bafashijwe, ntabwo twebwe twamenya ngo ni umubare w'abarwayi bangahe, ariko turabara hagati ya 60 na 70 ko aribo dushobora kuba twaragezeho mu buryo butandukanye. Igikorwa cyacu cyagenze neza muri rusange, ari naho nafata uyu mwanya ngashimira buri mukristo wese wabishyizemo imbaraga akabigiramo uruhare ngo iki gikorwa kizagende neza. Abaterankunga bagiye batandukanye bose Imana ibaha umugisha. Njyewe byarandenze, ntabwo navuga ngo byagenze neza, ahubwo
twagiye twibonera ibitangaza by'Imana, kuko ibyo uburyo twateguye n'uburyo igikorwa cyagenze birahabanye cyane, harimo intera ndende. Mwijuru tuzabatura abatware, mwijuru tuzabatura abatware, dukora defile gikomando, mbega amasaruti, mbega ina, bizaba ari umunezero, bizaba ari umunezero, bizaba ari umunezero, amen, 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 amen. bizaba ari umunezero. Abo bantu ntabwo basinzira, ntabwo basinze nk'uko ubyibwira. Ni ibyishimo bya Roho Mutagatifu. Ni kuwa gatanu saa moya zuzuye muri N1S1, uzaze dufatanye gusingiza Imana. mbese no kubyina gusa? Ni ukubyina no kumva ijambo ry'Imana, tugasingiza Imana kandi tukayitakambira. Hanze hakomeje kuba hanze. Uyu mwumva ni Jemuve aratubwira uburyo kuwa gatanu saa moya zuzuye hakomeje kugaruka mu nzozi ze. Umunsi wo kuwa gatanu ni umunsi ukomeye kuri buri mwungeri wese. Ni umunsi navuga ko nabaga mfite inshingano zo kujya kuzana akagoma, nkamenya ko kahageze kugira ngo igitaramo kigende neza. Na n'uyu munsi iyo kuwa gatanu hageze nkabona itangazo ry'abungeri rivuga ko hari isengesho saa moya, numvaga ko nanjye nakaryitabiriye. Gusa iyo saha yo kuwa gatanu saa moya igeze, numva hari icyo ngomba gukora ntari gukora, bitewe n'uko nyine kakamenye ko kuvuga ngo ndaba ndahangaha ntabwo biramva mu mutwe. Igihe cyose bigeze nibuka ko hari igitaramo nagombye kuba ndimo, ariko bitewe nyine n'amasomo cyangwa se n'imibereho ntabwo bikunda ko umuntu yaba hari igihe. Twakomeje tuganira n'inshuti zacu zigiye zitandukanye z'abungeri ziri mu butumwa bwo hanze. Uwahoze ari umugaragu w'abungeri David Niyonkuru arakomeza gushimangira ko hanze ari hanze koko. Ubuzima bwo hanze ni bworoshye mu by'ukuri, uba usanga umuntu ahugijwe na byinshi kandi akeneye gukemura byinshi. Niyo mpamvu abenshi muri twe twadohotse ku isengesho. Mujye mudusabira kenshi kuko mugira amahirwe yo guhura mugasenga. Mubyaze umusaruro rero aya mahirwe mufite uyu munsi yo kuba mufite aho muruhukira umutwaro y'ubu buzima, ndetse n'aho muronkera inshuti n'umuryango. Ntimukazabe nka ba bandi ngo uwambaye ikirezi namenya ko cyera. Kandi gusenga ni imibereho. Njye nabonye ko ntacyo wakora utari kumwe nayo, kandi ubuzima ubamo iyo uri muri iyo kominote, by'umwihariko mu bungeri, bugena uko ubaho na nyuma y'ishuri. Iby'abungeri byo birikora ndabibatuye, wowe upfa kubamo urimo nawe uzabyirebera. Nk'abaririwe muri uwo muryango rero turabakumbuye twese, kuko tuvuganye wese ambwira ko akumbuye isengesho rya N1S1, ubumwe n'urukundo byose byuzuzwa na kururu y'abungeri. Uyu munsi mufite amahirwe ntimukayatera inyoni, kuko uwo mwanya mubona hari ubwo mutazongera kuwubona. Bigasa neza rero nuko umuntu aba asa n'uwizigamira ibizamutunga mu gihe kiri imbere. Anastase umunyamakuru wacu yavuganye na Innocent, nawe aratubwira amagambo akomeye. Turabakiriye Innocent hano kuri radiyo y'abungeri. Murakoze. Mumeze muteye Innocent aho muri hanze ya kaminuza? Bawe tumeze neza mu mazi magari. Ubuzima ni buzima, no kuri roho nta kibazo, turashima Imana. Muravugana na Anastase. Twashakaga kubabaza ubutumwa aho ngaho muri hanze, aho ko mukiri hano muri kaminuza, intego yari nta kudohoka. Ese aho hanze aho muri ubutumwa byifashe bute? Muracyabona uko mubukora neza? Mwatubwira muri rusange ko ubutumwa bumeze hanze. Murakoze cyane. N'undi wisanzwe guca mu bungeri ubaye nta kudohoka, ariko iyo ugeze hanze
bisa nk'ibigoranye, imihirikano y'isi ikagorana, kwagabuta ubuzima bwaho nabyo biba bitoroshye. yego Gusa nanone abafite ubushake ntibabura kwihuza n'Imana cyangwa se kwiyegeranya n'Imana uko babishobojwe. Gusa nanone uko byari biri bakiri mu bungeri biba bigomba kugabanuka. yego Byaragabanutse umwanya tubonera Imana bari muto kubera imihirikano y'iby'isi tuba turimo, ariko turagerageza uko dushobojwe tukagerageza kwihuza na Nyagasani. amakoraniro mwateraniramo se wenda nka gurupe karisimatike aho muri ryo riba ribegereye ku buryo n'igihe mwabonera umwanya mwarigeramo byoroshye? Si twese nkurikije abo njya mvugisha, ariko bake muri twe tugerageza kuyatendinga. Urugero nkanjye ngerageza kujya mu ikoraniro ry'abanyeshuri b'aho nkorera stage, ndetse n'abandi tujya tuvugana batari benshi ariko bagerageza kwitabira amakoraniro y'ababyeyi cyangwa se y'abaturage b'aho bakorera, ariko ntabwo baboneka kenshi gashoboka. Ni igihe biba gakeya kugira babashe kuboneka. none ubutumwa mwagenera abongeri bakiri hano muri kaminuza bijyanye n'amahirwe bafite ni ubuhe? Nasize mbivuze ko buri mwungeri wese yaba uhaciye n'uzahaca intego igomba kuba ari yayindi, nta kudohoka mu butumwa. Iyo ufite igihe ugategereza igihe uba uri guta igihe. Icyiza ni uko bakorera Imana bagifite umwanya. Yego baje kwiga, ariko kwiga bijyana no gusenga. Ntugasire gusenga wagiye kwiga, kandi ntugasire kwiga wagiye gusenga, ahubwo buri gihe cyose gikoreshe icyo cyagenewe. Nabasaba gukomera gukurikirana icyabajyanye, ariko nanone bakamenya ko hejuru ya byose hari Imana. Iyo ugiye mu by'Imana nayo ijya mu byawe, wumve ko hanze nta ntambara ihari, nta kidasanzwe. Uko wigabuta cyangwa se uko wumva hanze hazakwakira niko hakwakira koko, ahubwo wowe hateganyirize uvuga uti mbese nibira hanze nzahabane, ukore purani y'ejo yawe hazaza. Sawa, turagushimiye. Murakoze cyane, kandi ubutumwa bwiza Yesu arabakunda. Yego, namwe mugire ubutumwa bwiza n'akazi keza. Murakoze cyane. Niko se Nowera, ko mbona uri kwihuta cyane uragarukira? Yewe ndakataje, ndabona nakerewe, ndi kujya muri Mineva. Mineva ni ya minisiteri njya numva mbega bavuga? Yego, ni ya minisiteri yogezabutumwa, dukora ku wa 4 saa 11 dukorera kuri face to face, kwa hosteli ya mbere turutse kuri hosteli z'abahungu. Nanjye ndaje tujyane n'insiga, ahubwo nari naracikana. Yewe ni karibu, ivanjiri komezi yamamazwe hose. Niba nawe ubishaka ko yamamara, umwami Yesu niyamamare. Igihembwe cya gatatu muri Revotu ni igihembwe cyakomeje kuvugisha benshi, aho intero yari micro teaching, inyikirizo ikaba lesson plan. Muri make nta mikino yakigize. Abiga biology na physique bo barabizi cyane, aho kati zari ebyiri, quiz, attendance ya micro teaching, utirengagije na assignment zitandukanye, ndetse hakiyongeraho na lab report. Ku murongo wa telefone twavugishije Minisita wa Minakei atubwira uko ubutumwa buhagaze. Yego, muravugana na Matride mu ijwi rya Roho Mutagatifu. Yego. Mumeze mute nka minisita uhagarariye ababyeyi bose mu ikoraniro abungeri? Mbere na mbere ku giti cyanjye meze neza, kandi n'ababyeyi dufatanya umurimo wo kwita ku mbaga ya Roho Mutagatifu nabo abenshi bameze neza, keretse abarivani nibo ntazi uko bameze, ariko abarivotu bari hano abenshi bameze neza. Yego. N'abandi nyine iyo batameze neza barabitubwira. Yego, murakoze cyane. Twifuzaga ko mwatubwira ese nk'ababyeyi muduhagarariye cyangwa se muhagarariye abana bagize ikoraniro ryacu abungeri, twifuzaga ko mwatubwira ese abana bameze gute, mubona ubutumwa bahagaze gute mu ikoraniro? Wenda mpereye ku cy'ubutumwa,
ubutumwa buragenda neza ariko ntabwo navuga ko bugenda neza ijana ku ijana kuko abantu bose abana bose ntabwo bitabira neza kuko nkange iyo nkoze imibare nkareba neza nsanga twakabaye dufite nk'abana barenga 100 mu bungeri twese ariko nyine namwe yo mubirebye mubona ko tutarenga 60-70 iyo twabaye benshi. Yego. Ikindi mu devi yacu turakora ubutumwa dufatanyije n'ababyeyi ariko nyine tugenda tugira imbogamizi ugasanga groupe de zimwe harimo abarevo 1 ahandi harimo abarevo 2 ugasanga n'ubu ngubu abarevo 1 baratashye hari groupe de zari zifite ababyeyi b'abarevo 1 ubu ngubu nyine usanga ntabwo biba byoroshye ni uko haba hose ariko nyine ugasanga izo groupe de ni nkaho nyine tutazikurikirana neza cyane nk'uko bikwiye ababyeyi bahibereye ariko nyine tugerageza kubikora dufatanyije na Roho Mutagatifu. Ariko uko biri hari icyizere twagira cy'uko ikoraniro ry'ejo hazaza rizaba rihagaze neza ndetse tukazabona n'abazatangira urugendo rw'isenderezwa ugereranyije n'abitabira. Wenda icyo nakwizeza cyo ni iki ngiki abantu bo mu hambere wenda nuko ubu ngubu badahari ariko nyine abahari ubona ko baba bafite gahunda baba bari mu bintu neza cyane cyane nyine ku buryo hari abo usanga batanga icyizere kurusha n'abarevo 2 bamwe ariko ku buryo wenda naguha nk'urugero rw'abantu bamwe ubona nka Berigeri ukabona n'abandi nyine baba bahari kandi ikindi wenda nakubwira nko mu kiruhuko twagize abarevo 2 badahari abarevo 1 bari bafite ikoraniro rikomeye ibintu nyine bari kubikora neza ku buryo nyine ngiye mbona nyine batanga icyizere cy'uko ikoraniro abungeri ritazazima ahubwo bafite imbaraga bazakora cyane ku buryo ikoraniro ryacu nyine dufite icyizere cy'ejo hazaza ko rizaba rikomeye. Yego murakoze cyane Minisita Roho Mutagatifu akomeze kubashoboza mu butumwa murakoze cyane ku mwanya wanyu muduhaye. Murakoze namwe. Ku murongo wa telefone no mu mbuto zitoshye baraduhumurije. Mwiriwe neza. Mwiriwe mutemwebwe. Twiriwe neza. Muravugana na Flavia? Muravugana na Isidori Basongera. Yego. Twashakaga kubabaza uko ubutumwa buhagaze mu mbuto zitoshye. Yego murakoze cyane kutubaza amakuru uburyo mu mbuto zitoshye uburyo ubutumwa buhagaze. Yego. Imbuto zitoshye ibintu ntabwo turasingiza Imana ubutumwa buragenda neza. Yego. Gusa ntibyabura imbogamizi z'amasomo bitewe n'uko abari kwiga ari umwaka umwe wonyine yatubara ahanga bari kwiga. Yego. Amasomo ameze nk'ay'inzitizi umunaniro mwinshi cyane abantu basa nkaho baza kwitabira ugasanga amasaha mu gitondo kuboneka bisa nkaho bigorana ariko baragerageza uko bashoboye bakaboneka bitewe n'amasomo babaye ikibazo. Yego. Murakoze cyane. urugendo rwo muri FAR rugeze ahashimishije cyane umunyamakuru wacu Joseph yavuganye n'abikurikirana buri munsi. Matilda wiriwe neza. Wiriwe neza Minisita. Amakuru yacu ni meza. Tubwire uko urugendo rwo gukorwa muri FAR ndetse nuko muri kudufashiriza abo bana uko biri kugenda. Murakoze cyane nk'uko mwabivuze mu gihembwe cya kabiri cy'amashuri y'umwaka w'amashuri nibwo muri FAR hatangiye urugendo rw'isendereza ku banyeshuri bageraga kuri 12 ariko iyi saha bakaba bakomeje urugendo ari abanyeshuri 11 nk'uko rero uko turi kubafasha mu bwitange bw'imbuto zitoshye za hano mu ikoraniro abungeri turi kugerageza kubafasha uko dushoboye kuva urugendo rwatangira. Yego. Umunsi ku munsi uko urugendo ruri kugenda rukorwa. Ese abungeri gusa bari kubafasha cyangwa hari n'andi makoraniro agenda musimbanya mujya kubafasha mwadusobanurira? Yego murakoze.
urebye uruhare runini mu rugendo rw'isendereza rw'abo bana barumuna bacu, uruhare runini n'urw'imbuto zitoshye hano mu ikoraniro abungeri, n'ubwo dufite n'ababyeyi bo mu santarari ya Kiyenzi n'ubundi nabo bagenda badufasha, ariko ibisa uruhare runini ku rugendo ni abavandimwe bacu bo mu mbuto zitoshye bari kurukoresha. Mu by'ukuri birumvikana ko ari igikorwa cy'ubwitange nk'abanyeshuri. Ese ni nk'izo mbogamizi muhura nazo mu gihe kubafasha? Birumvikana ntabwo zabura ahubwo ni izindi. Yego murakoze, imbogamizi ntabwo zabura, kandi buriya inzira igana Imana ntabwo ari inzira y'igihogere, ni inzira n'ubundi zinyuramo akenshi irimo amahwa. Imbogamizi rero cyane nk'uko mubizi turimo amasomo ameze nabi, niyo mbogamizi ya mbere turi kugira, kuba turi kugenda ariko abandi hari ibyo twakabaye turimo nk'amasayinimenti, ariko kubera Imana na Roho Mutagatifu uduha imbaraga byose tubasha kubitambukamo. Ikindi nyine murabizi yuko harimo urugendo rurerure, kugenda umunaniro, imvura yaguye, inaha turabizi twese ko hari umuhanda utari mwiza, ariko ibyo byose tubasha kubitambukamo twifashishije na Roho Mutagatifu twahawe. Urakoze cyane ku bw'amakuru duhaye, kandi turabashimira ku bw'igikorwa cy'ubwitange. Josepha arakoze cyane. Tukiri kuri iyi ngingo na hano muri ikoraniro abungeri, imyiteguro ya Pentecoste irakomeje kandi igeze ahashimishije, aho repetisiyo irimo irimbanyije, harimo na noveni irimo gutegura uwo munsi kugira ngo uzizihizwe neza. Ikindi kandi twababwira ni uko n'abatangiye kugira inyota yo gukora urugendo rw'isenderezwa mushonje muhishiwe, twavuganye n'umuja w'ikoraniro ndetse n'imbuto zitoshye, batubwira ko batwizeza ko mu gihembwe cya mbere ari bwo urugendo ruzatangira. Roho w'Imana yaramanutse, abayoborwa nawe turaberewe, ame. Imbuto zitoshye tubura muri mu bikorwa byacu, tobowe na Roho Mutagatifu. Ni kuwa kane w'icyumweru cya kane cy'ukwezi, aho imbuto zitoshye duterana n'abungeri bose. Ikaze dukorera kuri kwasiteri ya mbere turutse kuri digital steri, aho isengesho rya kominote ribera. Ikaze mu bungeri bose, twiteguye kubakira, namwe Yesu arabahamagara. Nta kudohoka mu butumwa, ikaze kwa Yesu hari byose. Kuwa gatandatu tariki 20 z'ukwezi kwa kane 2024 saa 3 nyuma y'isengesho twakiriye Furere Hakizimana Charles Rwanga, aho yatugejejeho inyigisho yari ifite teme igira iti dushakashake uhoraho igihe gishobora kubona. Mbere y'uko atangira inyigisho yatangiye atubaza ikibazo kigira kiti ese babuze ivugururwa muri uwo mutagatifu wumva iki? Iyo babuze ivugururwa muri uwo mutagatifu numva ko ari impano ya Tirizani y'isi yose, bikaba n'ishuri rya Roho Mutagatifu. Yakomeje na teme y'uwo munsi, aho yatubwiraga ko tugomba gushakashaka uhoraho kuko hari igihe kizagera niwe bigishoboka. Yaduhaye urugero nko mu gihe cya korona, mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Ibyo byari ibihe bitoroshye, aho gushakashaka uhoraho bitari bishoboka kuko tugiye kugera mu nsengero, kugera muri kiliziya ntabwo byari byoroshye, buri wese yatungwaga n'ibyo yumvisha. Birashoboka gushakashaka Imana aho waba uri hose ndetse na domeni waba urimo yose. Uyu munsi tugomba kwitwa abakristo kuko ubukristo aribwo butuma tugira ubuzima bwiza. Dusome ku ivanjiri ya Matayo umutwe wa 5 umurongo wa 3 kugeza ku wa 8. Hahirwa abakene ku mutima, hahirwa abasonze ubutungane, bakabugirira inyota kuko bazahozwa. Tekereza byagutse ko gushakashaka uhoraho bituma tugira ubunyarwanda bufite Imana, bituma tugira kwemera, kwizera ndetse n'ibikorwa byacu bikagenda neza. Ubundi rero ubwenge twahawe n'Imana nibwo bwaduhaye imbaraga zo kurushaho kugera no kwemera Imana. Ni ikihe kintu cy'ingenzi gituma dushakashaka Imana? Ikintu cy'ingenzi gituma dushakashaka Imana ni ubutungane. Kandi ubundi umukristo wa nyawe agomba guhuza akazi ke ka buri munsi, ibyo akora ndetse n'Imana.
dusome mu baroma umutwe wa 8 umurongo wa 31 kugera ku wa 39 aho bagukomeza badusobanura neza ko nta kintu na kimwe gishobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana. Iyo usenga hari ibisubizo bitatu ugomba kubonamo kimwe muri byo. Ugomba kubona yego, tegereza na oya. Reka none tugaruke ku magambo akomeye yavuzwe na Frere Karoli Rwanga Hakizimana. Karoli Rwanga Hakizimana yaravuze ati mbere yuko itara rimurikira abandi rabanza rikimurikira. Iyo mukino urangiye hahembwa abakinnyi ntihahembwa abafana. Charismatique ntabwo ari yo gutera ikiraka, ni akazi gahoraho. Ibi birasa no mu kiliziya, ntabwo mu kiliziya ngo ntabwo haba abashomeri, ntabwo abashomeri bemewe. Horusenga itabire imisazi zategetswe zose. Umwanya wo guhabwa akazi si wo kwiga akazi. Umwanya wo guhabwa akazi cyangwa wo gukora akazi si wo kwiga akazi. Hora witeguye igihe cyose. Umubiri ni umwenda wa roho, kwemera bikuraho impamvu zigiye zitandukanye. Emera, wizere kandi ukore. Aho waba uherereye hose ukuboko kw'Imana kurakugeraho. Nyuma yo kuva mu byaha uhitamo icyo uba. Mu magambo y'ubwenge yavuzwe na Frere Hakizimana Karoli Rwanga, reka dusoreze kuri aya ngaya. Ngo umukarismatike ni umuntu utuje ariko udakonje. Umukarismatike ni umuntu wishima ariko nasakuze. Kandi ngo umukarismatike ni umuntu wihuta ariko nagira ibyo ahutaza. Ni mushakashaka uhoraho igihe agishobora kubonwa. Iyo niyo teme y'umwiherero. Reka noneho duhite twinjira muri nibavuga bavuga. Nibavuga charismatique bavuga charismatique. Nibavuga kwa mwene Siraki bavuga igitabo cya mwene Siraki. Nibavuga kwa Izayi bavuga igitabo cy'umuhanuzi Izayi. Nibavuga kwa Luka bavuga inkuru nziza uko yanditswe na mutagatifu Luka cyangwa Evanjiri ya Luka. Nibavuga urwandiko rwa mbere cyangwa abami ba mbere, ahubwo bavuga ngo ibaruwa ya mbere uko yanditswe na cyangwa ibaruwa ya mbere yandikiwe gutyo. Ushobora no kuvuga igitabo cya mbere cy'abami ariko nuvuge ngo abami ba mbere. Ese bavuga Satani cyangwa bavuga Shitani? Rusoferi cyangwa Rushoferi? Inzoka se yajite? Duhure kuri Reni Today. Iyi ni radio na televiziyo Ijwi rya Roho Mutagatifu. Ibihe byiza. Muri aya makuru twabwiye ko imyiteguro ya Pentecoste irimbanyije, ari nayo mpamvu Menake ikomeje kudushishikariza kwitabira repetition izaba ku cyumweru saa 9. Twababwiye kandi ko muri fa urugendo rw'isenderezwa ruri gukurikiranwa neza. Adeline wakoze cyane, turagushimiye. Nawe wakoze cyane Reni. Ndirora nshimiye Imana, namwe mwakoze cyane. Turabifuriza weekend nziza, mukomeze kuryoherwa n'iminsi 242 isigaye kugira ngo twinjire muri 2025 yazara abakunda. Mwijuru tuzabatura abatware, mwijuru tuzabatura abatware, dukora defile gikomando, mbega amasaruti, mbega ina, bizaba ari umunezero, bizaba ari umunezero, bizaba ari umunezero, amen, 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 amen. Bizaba ari umunezero.